Umusore iyo avuye iwabo ajya gushaka umukobwa akamubenguka, ntago amubengukiye imyambaro, nta nabwo amubengukira ikimero, ntago amubengukira amavuta yisiga n'uko asa. Hari icyo Imana yamushyizemo gituma ari cyo abenguka. Icyo rero nicyo cy'ingenzi, ariko umwanzi nawe arwanya. Padiri asezerana kudashaka, ntago asezerana kutabyara. Reka nongere mbashimire, nongere mbaye kaze mwe mukomeza gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV. Nk'ibisanzwe ni Emi, Imana ibaho umugisha mwe mwese mukomeza kudukurikirana umunsi ku munsi. Nshimira we wakoze subscribe, ugakora like, ugakora share, ndetse ukabasha gukora na comment. Kuri kamera zacu muri kubona umubyeyi mu minsi ishize twaraganiriye. Benshi murambwira ngo turamushaka, akomeze. Ubu noneho namusuye, mwaravuze murashaka kumenya nimba afite umuryango, nimba afite abana. Nyuma yo kuva mu kimasera yarashatse, afite abana, afite umugabo n'abana babiri. Reka ibyo ndeke kubivuga, araza kubyivugira, ahubwo reka muhika. Murakoze cyane bakurikiye Yawe, Imana ibaho umugisha kandi turabishimiye kuko mwahisemo neza kugira ngo mujye mubona ibiganiro uko umunsi wunduje n'undi ugataha. Niyo mpamvu rero natwe tuba turaha kugira ngo tubashe kubasangiza nawe muhore mwishimiye mwebwe mudukurikiranye. Murakoze. Umeze neza? Yego meze neza. Imvura hano irimo iragwa, ibintu bimeze fresh. Twebwe imvura iragwa, ubu ngubu imyaka rwose ireze, ubutaha muzaza tubaha ibigori n'ibitonore. Noheri iregereje. Noheri iyo yegereje, amashaza ubundi kera nibwo twaryaga amashaza, ngo amashaza yareze, utundi tonore. Ubu namwe birahari? Amajeri nyine yatangiye kuzana ururabo. Ubu ngubu n'ibirayi mu minsi iza biraba byeze nta kibazo. Ate bantu dusengere. Bakoze cyane, reka twubahe Imana yacu. Data wera mwiza, twongeye gushima kugakanya nkaka. Tugushimiye ko duhitiyemo uyu mwanya kugira ngo tubashe kuganira n'ubwoko bwawe. Reka duhurizwe hamwe nawe kugira ngo tubashe kuvuga imbaraga zawe no gukora kwawe no gukomera kwawe. Buri muntu wese rero uduteza amatwi uza kuri iki kiganiro azabashe kubakwa, kandi imbaraga z'umwuka wera zizamusange zimugenderere. Abarwayi bakire, abari mu bibazo ubasubize, kandi Uwiteka buri muntu wese uko azagutakira uzamwumve, umubere igisubizo kuko wowe karuhura, kandi niwe ufite ibisubizo byose. Urakoze Mana, ndagushimye, bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Ubu tugiye gutangira ikiganiro. Mwarambwiye ngo mubaze nyuma y'uko avuye mu bamansera, wenda reka bariho duhita duherane sinsimbuka ibintu byinshi mwarabyumvishe, ibibazo mwamubajije byinshi, hari bimwe ari buze gusubiza, ibindi atari bubashe gusubiza, nyine ntago ari bubisubize. Pastor, abantu bambajije ngo ufite umuryango. Murakoze cyane. Ndi umudamu w'umugabo umwe nawe w'umupasiteri. Dufitanye abana babiri b'abahungu. Umwana wacu w'imfura afite imyaka 8, umuto afite imyaka 6, ndetse turitegura kwakira n'uwundi. Yego. Umukobwa. Imana imuduha tuzamwakira. Yego. Ufite umugabo n'abana babiri, uri muritegura kwakira n'undi mwana. Ni nk'ubuhamya, ni nka testimony. Umutware mwahuye gute? Murakoze cyane. Mbere na mbere twashakanye muri 2011. Nibwo itariki ya mbere kwezi kwa 10 nibwo twakoze mariage. Twasezeranye muri Zion Temple mu Gatenga. Noneho duhura, we ari umupasiteri nanjye ndundi. Mu by'ukuri ntago twari tuziranye, navuga ngo hari ahantu twari twigeze duhurira. Twabonanye umunsi wa mbere twari fellowship pastors twari tuvuyemo, yaberaga mu mujyi ku Maririsi, aho zari Amaririsi. Noneho turaza nk'uko abakozi Imana bagenda baganira, tugeze kwa Rubangura hariya hagira ngo habaga leta n'abantu bategeraga. Noneho we yataga igikondo, jewe ntaha ku Murindi. Twese nk'abantu nyine nk'uko ambonye bwa mbere ansaba akanemero. Nyandi magambo yansabiye akanemero kwa Rubangura. Yamaze kusaba akanemero turakomeza, noneho atangira kujya amamagara
kayimpamagara tukaganira nk'abakozi b'Imana, kaza akabwiriza muri ministry nari inyoboye, nawe nanjye nkajya kubwiriza muri ministry yari ayoboye, dutangira gutyo none kugeza ubwo noneho ambajije ansaba urukundo. Pasiteri nawe ari pasiteri cyane rwose. kuko bati pasiteri na pasiteri bateretanye gute? Ni ibintu nyine umuntu ashobora guhita yibaza, akubwira ati naragukunze, wabyakiriye? Ibintu byumvikana kuko ijambo ry'abavuga ngo umwepiskopi agomba kuba ari umugabo w'umugore umwe, yagombaga ku gihe cye cyageze kugira ngo ashake. Yagomba n'ubwo wenda twari twarabaye abakozi Imana tukiri ingaragu zitigaragura mu byaha, ariko byari bigeze ko agomba gutereta urukundo cyangwa se gukunda no gusaba urukundo rw'umupasiteri. Nyuma ya pasiteri ni umuntu kandi umuntu aremwemo kugira urukundo. Hari urukundo rw'Imana yaduhaye, hakaba n'urukundo rw'uko umuntu wese agomba gukenera mugenzi we. Rero nawe byamujemo, wenda mbenguka mu bandi bakobwa bose yarazi, noneho ndanamushimira cyane kuko yandutishije abandi bakobwa. Noneho biba ngombwa ko aransaba, noneho nanjye tubihigiye turasenga, ntabwo namwemereye gutyo, narasenze dufata igihe cyo kugira ngo turigana aranyiga ndamwiga, noneho n'Imana ibiha umugisha dutangira urugendo rwo gutegura ubukwe. Uvuye mu bamasera ugiye gushinga urugo, abamasera babaha invitation ubukwe barabutaha? Urakoze cyane. Ntabwo umwanya hari hashize igihe kinini naravuyemo, nari namaze gufata ubundi buzima busanzwe bwo hanze. Nari mfite inshuti zigiye zitandukanye ariko baranahari, hari nabo natumiye, bamwe babura umwanya. Hari abataraje ariko abandi baraje. Abataraje barantwerereye kuko umuntu niba gushaka ni umuhamagaro, nk'uko wenda Kiliziya Gatolika ivuga ko kwiha Imana ari umuhamagaro, ariko no gushaka nawe ni umuhamagaro. Urumva rero niba gushaka ari umuhamagaro, ko ni umuhamagaro ko ugiye gutegura umuryango. Rero nuvuga ngo niba hariya bitari bikunze, hari ahandi nagomba kujya. Ni ukuvuga ngo abankurikiye ntabwo navuyemo ngo mpite nshaka, oya, haciyeho igihe kinini cyane gituma nanjye nitegura kugira ngo nambe umuntu usanzwe, nanjye ntangira kwitegura kugira ngo numve nanjye bizemo. Ntabwo bitabiza gutyo ako kanya uhita wumva ko wahita ushaka. Ariko hari n'abakivamo akanakivamo afite n'umusore, akakivamo rwose afite umusore, ariko jye ntabwo ariko byari bimeze. Umuntu yahita agira amatsiko, pasiteri arakubwira ati naragukunze, ati ndashaka ko tubana, wowe byari bikurimo ko nawe ugomba gushaka umugabo? Cyane byari bindimo, ariko cyane motivation nayigize biturutse ku bakristo nari nyoboye abakristo bavanze, abubatse. Akenshi nkumva bari kubakicara bambwira ati cyado pasiteri wacu agashaka, iyo ashatse byadufasha. Mbese ugasanga bamwe bakoze amasengesho basenga kugira ngo nanjye nshake, ariko biza kugera igihe uko numvaga ko ari ngombwa ko ngomba gushaka. Ariko mu gitekerezo cyanjye ntabwo nafite mu gitekerezo ko nzashaka umugabo w'umupasiteri, oya, bitewe n'ubuzima n'umuhamagaro byari bigoye kugira ngo ushake umugabo w'umupasiteri, kuko hari ubuzima twanaciyemo bwo gutegurwa. Umukozi w'Imana wese aca mu buzima bw'ubukene, gakena gasonza, hari urwego uba uriho, bikaba ngombwa ko ni ikosi nta muntu utayicamo, bikaba ngombwa kumanuka. Rero hari ubutayu nari ndimo njyewe, nambaye ijipo imwe ntuye hari Kagarama, ijipo imwe nari mfite ijipo y'icyatsi kibisi, ishati ya rouge bordeaux, ndakena kandi iwacu nta kintu kibuzeyo. Mbura amavuta yo kwisiga, noneho nkajya nisiga avoka. Naguraga avoka no mu isoko rya centre hariya, none avoka nkayigura, urabiza abanyabutare avoka bayirikira mu nda, ariko icyo gihe nakoze shimi yo kuyisiga, noneho nkajya nyiponda nkakuramo utuntu, none nanjye ngahita nisiga. Nafite umusatsi wari ufite menshi, yari menshi, none uragenda uramera, none ukora ingofero
kubera ubutayu. Icyo gihe Imana yari imbujije gusubira mu rugo, imbujije ishaka kunyicaza kugira ngo ibashe kunyigisha. Noneho rero ari ubwo buzima ndiho ncamo, nanone mbucamo nanaba kwa pasiteri, nabonaga ubuzima bacagamo. Pasiteri buriya mujye munabasengera, bahura n'intambara nyinshi. Noneho turakena, nanjye ndasonza, najyaga ngenda n'amaguru, najyaga mva hariya Kicukiro nkaza ku Murindi n'amaguru. Nacaga za Busanza nkazamukira Kanombe, nkaza n'amaguru, rimwe n'inkweto zaranacitse, atari uko ntafite izo nasize iwacu zinahari, ariko Imana ashaka ibyo bintu mbicamo. None rero nareba ubwo buzima ndiho nyuramo, nkumva ntago nifuza ko nazashaka umugabo wazanshaka aba pasiteri, kuko ninshaka na pasiteri nzongera nce muri bwa buzima nsonze, ko nashonje amezi 6 nta kintu ndya, nshyushya amazi nkashyiramo umunyu nkanywa. Noneho nihambira igitambaro mu nda, abantu benshi abanzi nabo twagiye dusengana icyo kimenyetso barakizi mu nda cyari gihari, nahambiragamo sharupe, noneho kugira ngo nsonza. Icyo gihe naragiye indiragenda ifatana n'umugongo, ku buryo namaze hafi nanone amezi 5 ntajya mu mihango y'abakobwa kubera ubuzima nari ndimo, ariko nkakomeza gukunda Imana. Nkakomeza gukunda Imana. Rero najyaga mva nanone hariya nagiye njya mu ivugabutumwa n'ibirenge, kandi nanone sinsabirize, nkanga gusaba ngo nsabe amatike, nsabe ibiki, kujya gufata kwisiga avoka kwari ukwanga gusaba, nkabyanga nkabareka nince muri uwo muhamagaro. Rero ni ukuvuga ngo ntago nifuzaga gushaka umugabo w'umupasiteri, numvaga nzashaka n'umugabo w'umucuruzi, abene abantu nk'abo, kandi bari banahari banteretaga benshi, ariko nabo ari abarokore basenga. Ashobora kuba ari umukristo asenga ariko atari pasiteri, ariko nanone akuze mu mwuka. Ntago ko umuntu udakuze mu mwuka ntago wakwisukira pasiteri ngo bikunde. Rero abo bari bahari, ko nkumva ntumenye icyatumaga wenda bidakunda, biba ngombwa rero ko pasiteri nyine ari we unyegukana. Yego, ubikojeje famiye, mama urabimukojeje ati nanjye nabonye umuhungu dukundana, mwitegura ibirori, babyakiriye gute? Barishimye. Burya nta mubyeyi wanga ko umwana we yunguka, kuko sito yuko ugiye no gushaka uba ugiye kungura umuryango. Umubyeyi aravuga tuzabyare uheke hungu n'akobwa, kandi zaguha urugo rwiza. Kubera ko wenda nanabibabwiye mbinatinze kubera akazi nari ndimo mu ivugabutumwa. Ndoka ko icyo gihe nagiye kubibwira iwacu mvuye Kongo, nari mfite igiterane za Bukavu hariya, noneho ndahaza nje, nawe yaburaga umwanya wo gufata umwanzuro, tukibisengera, mbikojeje mu mukecuru arambwira ati ni byiza, baranshyigikira nta kibazo, babibamo. Kwe wumvishije kuri we nta kintu wari ugiye kwitesha, ugiye guhomba? Hari ibintu bibiri nahuye nabyo mbere y'uko ubukwe buba, cyangwa se ku munsi w'ubukwe. Bucyo ubukwe buba, nakiriye ijwi mu mutima wanjye rambwira ngo nubwo ushatse ntago uzabyara. Riraza rirakubita cyane. Noneho ntangira kuvuga ese ubundi niba nshatse ntazabyara ndajya gukora iki? Noneho irindi naryo rinsanga turi mu rusengero. Icyo gihe ngira ngo Bishop Moya yariho adusezeranya, hari ijambo yatubwiye ngo gira icyo ubwira umukunzi wawe. None numva ijwi rirambwiye ngo nubwo ugiye kubaka ntago uzabishobora. Ayo magambo abiri Satani yarandashe, ariko maze kubyumva nongoreye marene wanjye, kuko marene wanjye yari umukristo, nari nshumbye, twarakundanaga. Ndamubwira nti numvise ijwi rimbwira gutya, irya mbere ryamwe ngo ntago nzabyara, irya kabiri rambwira ngo nubwo ugiye gushaka ntago uzarwubaka. Arambwira ati mu izina rya Yesu turatokesha, nubitse umutwe nk'utwe bayoberwa n'ibibaye, ariko turiho dusenganye nawe. Bivuga ngo ahantu hose ushobora kuhasengera. Ndibuka ko twasesengesho. Rero twashakanye ku itariki ya mbere kwa 10, ariko ku itariki zigeze nko muri 7 nari maze gusama. Ndumva nabwo ku itariki
twamaze icyumweru kimwe, icyumweru cyakurikiyeho nabwo twari dufite ivugabutumwa i Burundi, turajyana hariya mu Nyakabiga, twari dufite ivugabutumwa Nyakabiga ya kabiri, turajyana tujya mu ivugabutumwa. Aho rero nahavuye nari mfite inda. Ubwo icyambere ryajwe satani yanteje rirajya gute, riratwekera. Iryindi rero rya kabiri ndacyarwubatse kandi nta ntonganya, nta n'agacu, ariko turacyakomeje gusenga uko twese dufashe igihe mu ntambara. Yego, umugabo muhuye ari umupasiteri, uri umumasera umupasiteri, ubu ngubu ni igiki wenda wabwira nk'umuntu aka kanya uvuga ngo umumasera ushobora kuva mu masera akabivamo agashaka umugabo ntashobora kubaka? Buriya kubaka byose biva ku bintu bibiri. Navuga kimwe ni amahirwe mu buryo bwacu bw'ikinyarwanda. Icya kabiri, kubaka ni Imana. Imana niyo yubakira umuntu, ntabwo ari jye jyenyine. Dufite abantu benshi nzi, umupasiteri hano i Kigali yabaye umubikira, ntabwo ndi bumuvuge ariko arazwi, yabaye umubikira kandi barubatse. Ni benshi cyane bagiye baba ababikira kandi uyu munsi bakaba bafite ingo baranabyaye. Ntabwo ari igitangaza, kuko buriya kubaka k'umukobwa ni ibintu byoroshye. N'umwana w'imyaka 12 ashobora kujya mu rugo agashaka umugabo w'imyaka 50 kandi urugo akarwubaka. Rero kuvuga ngo ntabwo yabishobora, ni nk'uko n'undi wese yaba atarigeze aba umubikira ashobora kubaka bikamunanira. Buriya kubaka habamo kwihangana cyane, kuko kubaka ni urugendo. Urugo ni urugendo, ni kampani uba uteguye cyangwa se poroje. Nanone kandi ikaba ari n'urugendo utazi igihe ruzarangirira, kuko urugo ni ahantu hahora amasomo buri gihe, hahora buri munsi. Abantu bahora muri za dovari, muri homework, uhora mu bizame. Uyu munsi ugatsinda, ejo ugatsindwa, ariko ukongera ntugire. Rero umunyeshuri ashobora kujya kwiga, ushobora kwiga ukageraho ujya gukora doctora, ariko ukagira ukarangiza. Ariko urugo ni igihe utarangiza. Impamvu ubwo ko utarangiza ari umushinga ukomeye cyane, kandi uko watangijwe n'Imana muri Edeni, n'Imana ibizanawurangiza. Niyo mpamvu uzareba abantu basazanye, abamusaza n'umukecuru barabana, ariko bakabana wa mukecuru nubwo yububa amenya ko umugabo we ari umutwara akamwubaha, kandi wa musaza nubwo yububa ariko akunda agakecuru ke, agakecuru kanjye akagakunda. Ibyo rero ni urugo, ni Imana n'amahirwe. Yego. Ikindi kibazo, umugabo wawe cyangwa se umutware yavukiye mu gipasiteri? Oya, ntabwo yavukiye mu gipasiteri, ndetse amateka nuko abambwira ko yigeze gushaka no kuzaba padiri, kuko dore ko baturanye na Nyakibanda, ngira ngo abonaga abafaratira, akabona uburyo bameza, kumva nawe arabyifuza, ariko ntabwo yabivukiyemo. Yakijijwe akuze, nawe afite ubuhamya bwe bw'ibyo yaciyemo. Buriya ni mu bushaka azaba umwaka nabo basangiza, arabufite. Afite ubuhamya bwinshi cyane bw'aho Imana yamukuye n'uburyo Imana yamukoreye igitangaza. Yego. Ariko muri ubwo buhamya ushobora wenda nko kuduha akantu gatonya ku buryo tuzaza n'abakunzi ba Yawe TV badukurikiranye bakamenya aho bahera? Ubuhamya buto afite nuko yanyoye ibiyobyabwenge, yanacurujeho indaya. Ubwo rero ni tumwe mu tw'ibindi muzabimubaza, azabibabwira neza. Urambura nkubaza iki kibazo. Mu minsi ishize hari utuvideo twa trending uri gusengera umuntu wari ugiye gushyingirwa, uri kumubwira ati umugabo bizagende gutya, azakundi gutya. Umusore avuye iwabo ajya gushaka umukobwa akamubenguka, ntabwo amubengukiye imyambaro, ntabwo amubengukira ikimero, ntabwo amubengukira amavuta yisiga n'uko asa,
hari icyo Imana yamushyizemo gituma ari cyo abenguka. Icyo rero nicyo cy'ingenzi, ariko umwanzi nawe arwanya. Niyo mpamvu urugo akenshi mushobora kubana, ariko iriya ngingo yo idakorwa neza, Satani akayinjira, urugo rurasenyuka. Rero nk'umubyeyi, twese twifuza ko abana bacu bashaka bakarambana nabo bashakanye. Nifuza ko umusore yarongora akagira umugore mwiza umukunda, umwubaha mu ngeri zose, akaba umugore mwiza mu buryo amwitaho, akaba n'umugore mwiza mu buriri, ntazigere amuharuruka. Mu by'ukuri kariya kavideo kaciyeho ko bagashyize hanze, kuko ariko kari kabereye mu ibanga, abadukurikiye mutagira ngo twabikoreye hanze. Twajyanye umukobwa mu cyumba nyine mu ihaniro nka ba masenge, ariko kuko ubu nyine biracyafata indi ntera yo kubahugura, ariko ntabwo tuzacogora, tuzakomeza. Biba ngombwa nyine uwabishyize hanze n'ubundi ni kwa kumena ibanga, ariko kariya ntago gakomeye cyane, by'ingenzi ntago byavuzwe. Hari byari byavuzwe, twaramuhanaga tunamwifuriza kuzaramana n'uwashatse. Nicyo kintu cyane azi umugabo azamwishimire. Murabizi hanze aha ngaha hari ugucana inyuma kweshi, hari ugucana inyuma ko abashakanye, ugasanga umugabo aciye inyuma umugore we, nyamara icyo agiye gushaka hanze ni nacyo na wa mufasha we afite, ko ntabwo agiye kurya ya nkoko wa undi yamuteguriye, hari icyo agiye gushaka. Icyo rero agiye gushaka nicyo dukenera gusengera kugira ngo kinezeze wa mugabo, anyurwe, amwishimira. Mpamya ko iyo uriye ugahaga, uvuye iwawe uriye uhaze, numva nubwo wajya muri Mariyuti numva ibiryo byawe utabirenzaho. Wariye ugahaga, wajya muri Mariyuti ukarya? Narya kubera ko wahaze. Nahaze sinarya kuko naba urakoze cyane. Wariye ugahaga iwawe, ntago wajya muri Mariyuti, nubwo byaba byatekeye muri convention, nubwo byaba byatekeye muri hoteli zimeze zite, ntabwo wagenda ngo ubirye, kuko apeti yaba yarangiye, ntaho washyira. Rero impamvu uyu nguyu asohoka nuko hari ahantu haba hatahaze. Rero hari hatahaze niho hatuma asohoka akajya hanze. Niwe rero twifuza ko wa muntu nkuko yamubwiye ati, urakagufwa ko magufwa yanjye, urakara ko mara yanjye, uri umugore wanjye, niwe rukundo rwanjye, ngo wishimire umugore mu busore bwawe, niko birivuga. Twifuza rero ko uwo niba mwishimira akamunezererwa. Mpamya ko umusore uca inyuma, umugabo uca inyuma umugore, bakoze ubwo kwa gatandatu akamuca inyuma ku cyumweru, bafite dayimoni. Abafite dayimoni abaho ushobora gukora ubukwe kwa gatandatu agaca inyuma umugore ku cyumweru. Nyine nanjye ndavuga ngo uwo yaba afite dayimoni, ariko nyuma y'ukwezi, nyuma y'ibyumweru, y'umwaka yamuca inyuma. Ariko noneho nuvuga ngo kiriya gihe cyo kwa gatandatu no ku cyumweru abagihaga. Icyo rero nicyo twifuza ko uyu mugeni azahora haza umugabo we igihe cyose. Urumva, igihe cyose agahora amuhaza. Niyo mpamvu rero twamusengeraga kugira ngo agume umugabo amwishimira cyane, ntajya azamuharuruka. Kandi nawe umugabo se we yishimiye guhora ajya hanze asuzugurwa, yishimiye ko yasohoka nk'umugabo akaguma aha ngaho akumva afite umugore we, nta wundi bamusangira. Erega buriya yo umugabo asohoka n'umugore nawe arasohoka. Buriya nagira ngo mbwire abaduteze amatwi, uko ujya gusambanya umugore w'abandi, jya umenya ko hari undi nawe uca inyuma akaza gusambanya uwawe. Kandi ariko naratangaye, burya umugabo usambana aranafuha akirengagiza ko uwo yagiyeho we nawe atameze nk'uwe. Ariko uwo si umuco mwiza. Twifuza ko buri muntu wese yanyurwa n'uwe. Yego. Yes, reka wenda dusubire inyuma gato ku kiganiro twagiranye. Hari uwabajije ikibazo aravuga ngo ajya ashidikanya ku masezerano musezerana cyangwa se abamasera basezerana bagiye guhabwa ubumasera.
ndagira ngo basobanurire gatoya. menya acyashidikanyaho mu buhe buryo? Ku masezerano basezerana ku buryo ndavuga ngo yambaye impeta, hari usanga yambaye impeta ngo narasezeranye iriho akantu k'agasaraba ukuntu, ibyo bintu nibyo bashaka gusobanura. Ntabwo impeta y'abasezerana ababikira basezerana ntabwo iba iriho agasaraba. Akenshi hari impeta z'ishapure, impeta y'ishapure iba ifite agasaraba. Iyo ni impeta isanzwe nk'uwo kugira ngo wambare ishapure mu ijosi uri umusirimu ugatwara ku ntoki ku kuboko, igihe wicaye mu modoka nta hantu utari buteze desorde mu bantu ukagenda uyivuga. Rero impeta bambara ni impeta isanzwe zose nk'iyi ngiyi ya alliance, ariko bo bayambara iburyo, bo ntago bayambara ibumoso, bayambara iburyo. Rero amabanga n'ibyo barahirira n'ibiki byo ntago mbivuga. Uwo nguwo ufite icyo kibazo azampamagare noneho ambaze. Twakwibaza wenda dusobanura impamvu bayambara iburyo. Ibyo byose ni nk'uko urabona iyo dusezeranye uru rutoki wenda abaremariye bambara ibumoso, kuko avuga ko urutoke arirwo rugera ku mutima. Niyo rubabaye nyine umutima urababara, aka niko kagera ku mutima. Rero kuko niba urunga ariho haremewe gushyirwa alliance, numva atahashyira alliance kandi adasezeranye n'umugabo bagiye kubana, ahubwo bagomba gushyira mu itandukanyirizo bihwanye nk'uko ari amahitamo cyangwa se bo ubwabo bicaye ibimenyetso byabo nka congregation yabo cyangwa se nka kiliziya iravuga ngo twe twemeje urutoki rw'iburyo. Rero ibyo ngibyo ntabwo nabitindaho cyane, ni uburyo bo bemeye, baravuga baricara bavuga ati twemeje ko hajya nk'uko dushobora kuba twebwe imodoka zacu avura ibahe ibumoso iburyo, ibumoso hakaba muri ibi bihugu bya East Africa bindi ari iburyo. Ni ukuvuga rero yo twari ibumoso uri Bugande baraguseka. N'ibindi nabyo ni nk'ibyo, ariko nuko bicaye bwabo barabipanga, n'abana bafite uko bicaye barapanga, baravuga ati wenda uyu mutima nako uru rutoke nirwo rugera ku mutima wa Nyagasani kuko rero basezeranye. Indahiro ya padiri na masera ni kimwe? Ntago ari kimwe. Bitandukanira? Biratandukanye kuko abapadiri bafite ukwabo barahira n'ababikira bafite ukwabo barahira, bitewe nuko nanone imiryango iba atari imwe. Yego. Ako hari akantu wenda nshobora kwibaza, waratubwiye ngo abapadiri baba bafite abana, kuko wenda nibyo turabyemera no hirya no hino baba bahari, abo bana baba bafite umuntu ntashobora kwibaza ati ntibiri mu ndahiro, ashobora kurara akavuga ati nzagira umwana hano? Padiri ntago padiri asezerana kudashaka, ntago asezerana kutabyara. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu usanga abenshi arabyara kuko ni muzima, nta n'ikiremba kijya mu kw'Imana, agenda ari muzima. Rero niba ari muzima, Imana yaramuremeye kuba muzima ikamushyiramo imisemburo y'ubuzima, hari igihe iyo misemburo izashaka gusohoka, igihe izashaka kugira ikirema. Rero akenshi basezerana kudashaka kuko ntago azashaka, nta nawe uzabona yasezeranye, ariko azabyara. Niyo mpamvu musanga tubona abantu b'abapadiri, kandi abapadiri abana babo bakabaho, akaba bamemera rwihishwa, akaba nabereka imiryango. Hari n'ujya gupfa akavuga ati uriya mwana n'uwanjye, akaba n'abana bishyurira ati n'umwana w'imfubyi mfasha kandi ari uwe. Ariko ni ikibazo, uyu mwana afite ikibazo kuko uyu mwana maze igihe abadukurikira, ari ikiganiro maze iminsi ntanga kuri chaîne yanjye bita Ijambo ry'Ukuri TV, munaboneyo kunkurikira mujyeyo mwukore subscribe. Maze iminsi nigishayo ku mivumo, nigisha ku mivumo igice cya mbere n'icya kabiri, mvuga n'uburyo ushobora kuva mu mivumo. Rero aho ngaho naho hagiye ugakurikira ibyo biganiro, bizakwereka uyu mwana uvuka atitwa izina rya se, akitirirwa ikindi kintu. Ni ukuvuga ngo niba padiri amubyaye umwana akitirirwa undi muntu ntayitirirwe se, uyu mwana afite umuvumo, kuko icya mbere
hari abantu njya numva avuga ngo Imana imbabarire ngo nakoresheje icya padiri. Ese kuki padiri atakigukoresheje? Usanga umwana w'umukobwa ati nasambanye na padiri, nagiye nambaye gutya ngusha padiri, ariko na padiri yakugusha. Nta limite iriho ko wowe uri kigusha kuri padiri atakugusha, ko nawe ni umuntu, ko azagutereta. Niba yarizi ko yihaye Imana, kuki wowe umutega akemera? Kuki atarenze ijisho hirya? Kuki akwegera akagusomagura akagukorakora? Ariho aragukora se beko akora ku muriro? Ni bundi Imana ivuga ngo icyaha cy'ubusambanyi tugihunge twiruka, nkuko Yosefu yerukanse ahunga muka Potifari. Rero niyo mpamvu uriya mwana aravuka ariko ntamwemera, akamwemera agace mu bikorwa amufasha, ariko uwo mwana ku mutima ntagire uburenganzira buvuga ngo papa. Kandi ni uburenganzira bw'umwana kuvuga ngo papa, dadi, mama. Umwana uvuga mama afite na se. Gusa umwana utafite se ufite nyina ni ikivajuru se? Ntabwo ari ikivajuru. Hari televiziyo imwe nakoreraga turaganira, uri kudusobanurira ko ndabivuze wihangana, ndagira ngo wenda n'abadukurikiranye babashe gusobanukirwa, wenda tuzongera tuganire niba bikenera. No kuvuga ukuntu ariko wenda umupadiri ashobora kubyara umwana bitewe gutya, akabyarana wenda n'umukobwa w'isugi bimeze gutyo na gutyo. Nagira ngo ngere tuvungureho gato. Faratiri agomba kubyarana n'umukobwa ukiri isugi, uwo ari mu cyiciro cya faratiri. Mu cyiciro cya diakre agomba gutera inda umukobwa, iyo nda akayivanamo, agategezwa kuyikuramo. Yaba padiri ategezwa kubyarana n'umugore ufite umugabo, umwana bitajya mu bandi. Ba nyirabyo, ba nyirubwite, ibyo byicuko bitatu barabizi. Bireba ba padiri barabizi ko icyo kintu gikorwa. Agomba guhiga umukobwa wese ugipaka mubona cyangwa baramumuzana? Afite uburenganzira bwo kumubona, kubera ko buryo umuntu twita ngo wihaye Imana, umukozi w'Imana, amenya amabanga abantu benshi batamenya. Duhereye kuri karaka video mwabonye, abantu umwe yarambajije ati se ushobora gusengera abantu, ese icyo gitsina ushobora kugisengera kikaba cyiza bibaho? Mu by'ukuri amaze kubimbaza naramubwiye ntibirashoboka, ngo ibyo ntago bijya bibaho. Ariko mfite telefone nyinshi zampamagaye, harimo abagabo bambwira ngo abagore bacu bimeze gutya, wamfasha uyu mugore wanjye akabasha kumera gutya, twasengana, twagira gute? Nyamara iyo tuganiriye tugasengana hari ibintu bigenda bihinduka muri we. Ni ukuvuga rero ngo nubwo bo ubwabo hari abumvaga ko bitanabaho, banabifasha bakumva ko ari ibihuha bidakwiye. Nibyo nigisha hano by'amabanga amwe namwe mvuga yo muri kiliziya, bamwe bakavuga ati ntabwo ari byo, ariko message mfite n'iz'abagaruka bakambwira ati ibyo bintu nibyo. Mfite message z'abapadiri, mfite message z'ababikira, nshatse zimwe nazikwereka. Ibyo ni bimwe. Ni ukuvuga rero ngo aba bapadiri bamenya amabanga cyangwa abafaratiri, kwizerwa n'umwana muto. Umwana akakwizera, akagusanga, akakuganiriza nk'umuntu ugiye kumutega amatwi. Buriya niba hari ikintu cy'igikomere kibi kinagora kuva mu muntu, ni uguhohoterwa n'uwakakuyoboye. Umuntu wasanze uzi ko ari umuntu w'Imana akaguhohotera, wahohoterwa na pasiteri, wahohoterwa n'umubyeyi wawe, nyokorome, umuntu mufitanye isano, ni igikomere kidashobora gukira. Umusore ashobora kugusambanya mutafite icyo muhuriyeho kikazarangira, ariko icyo wakorewe na nyokorome, icyo wakorewe na musaza wawe, icyo wakorewe n'umuntu w'umwihaye Imana cyangwa se umukozi w'Imana, mu buryo tubivugamo, ni igikomere kidashira. Rero kuba faratiri yabona umukobwa ukiri isugi ntago bigoye, nta nubwo n'igitangaza kuko baramwizera. Padiri kuba yamenya abo akaba mu ntebe ya penetesiyo, mu ntebe ya penetesiyo baza kumwicuzaho ibyaha. Nibaza kumwicuzaho ibyaha, hari uzaza akamubwira ati aka kagezwa nabi byambaye gutya gutya, hari uzaza amureba akamukurikiza akajisho, ejo nawe nuko ni umuntu. None yarangiza akareba akavuga ati
aha nanjye nagenda ngakomanga, yakomanza agakingurirwa arinjira. Rero ni ibintu byubatse, bifite ukuntu byubatse wowe utapfa kumenya, bimaze imyaka myinshi utapfa, kandi byibanga. Niyo bavuga ngo iyobera suko Yesu yapfuye hagati yatikuwe icumu ku musaraba, hagati ya saa 9 hakaza ubwira kabiri, bakayoberwa uburyo bigenze. Ntago ari ryo yobera kuko ryaragaragaye, ahubwo iyobera nutwo ngutwo mwebwe murebera hariya ariko mutazi, umuntu afite ibanga rye. Buriya twese tugira amazu, ushobora kuza uza mu rugo wagarukira muri sare ariko ntuzi ikiri mu cyumba. Ikiri mu cyumba kimenywa na nyiracyo, ushobora no kuba iwanjye utazi ikiri mu cyumba. Rero ibyo byose ni amabanga amwe namwe badashobora kuvuga, hari nayo ntavuga, ariko ba nyir'ubwite bo barayazi, bazi ko bayicariye mu myaka magana. Byarubatswe, ni ibintu biteguye, umuntu wese aza bisanga, yageramo agahambirwa nabyo. Hari abahambirwa n'isezerano ridafite aho rihuriye, arutinya icyubahiro, akavuga ati nambaye impeta, ntatinye ko gukuramo impeta kugira ngo ahindukire Imana akora ibyo gukiranuka, ahubwo agatinya uwayimwambitse. Hari akaterima ariko ngira ngo byanabayeho mu gihe habagaho yubire mu mwaka 2000, bavuga uburyo ivanjiri yageze mu Rwanda. Hari ababikira isave badasohoka, barababwiye ngo nibasohoke, kirango icyo gihe niba bari bagiye kwakira mwa papa, niba bari bagiye kujya gutikima muri ibyo. None barababwira ngo none se ngo musenyeri yabyemeye ngo dusohoke. Umva, yasezeranye kudasohoka, ariko araho bose musenyeri yabyemeye ko ngo musenyeri nabyemera, barasohoka. Itegeko no gutinya umuntu kuruta gutinya Imana. Ndi nambaye impeta, narasezeranye, nsezeranye ku ubumanzi, nsezeranye ubusugi, ariko ndimo ntari isugi, ndimo ndumubikira, ndasambana, nkakuramo inda nkayikuramo. Ejo bundi hari umubikira avuye muri Cote d'Ivoire, aza kurwaza umuntu hano muri bitaro bimwe nari buvuge, azaje kuvuga kandi we yaraje kurwara, yakuyemo inda, yakuyemo inda, aza kumurwaza. Kubera ko ubutumwa mbwiriza hari ababwumva bukabafasha. Uwo nguwo rero muri Cote d'Ivoire we yarankurikiranaga, ariko we yaje kurwaza, yahuye n'icyo kibazo, banga ko arwazwa n'umufamiliye kuko bari bubimenye, ariko undi arabimenye kuko yamaze kumva ubutumwa bwiza mbwiriza, buro buragenda bumuhindura. Noneho aravuga, nose niba wambaye impeta kandi ubundi ukagaruka ugakenera wa mugabo, aho kugira ngo Bibiri ijambo ryo baravuga ngo niba ngo nibagiwe, ako nduva nashaka kukivuga iryo jambo ko rivugwa, ariko nuvuga ngo muyane magambo reka ndisasire. Niba ukeneye umugabo, ni byiza ko wamubona. Niba ukeneye umugore, ukunze umukobwa, ukigwengutse umwari murongore. None arimo yasezeranye n'uyu mugabo, yasezeranye Nyagasani tutamurongora ngo amuhe icyo ashaka cy'umubiri, akabararikiro hanze, ariho arabangikanya. None uri padiri cyangwa se uri musenyeri, cyane natashye ubukwe bw'umwana wa musenyeri. Musenyeri yabyaye amushyiraho ngaho, umwana musenyeri ubwe amusezeranya, amwita ngo yari inshuti na se, yari inshuti na nyina, kandi ari umwana we, kandi uwo se iwe yita se yamushingiye nyina, kuko donc yafashe umusore wo ku Kiliziya w'umukristo, umukobwa aramaze kumutera inda, aravuga ati wakwicakira umukobwa ko ari mwiza, arangije aramushaka. Biza kurangira rero iwabo abana batakiriho, ntazi se, azi ko uwo babana ari wese, ariko abana n'isura biratandukanye. Arangije aza kugera igihe cyo gushaka, isaje wari pa musenyeri agiye kumushingira, arabeshya ngo yari ngo nyina twari inshuti, ngo yari umuryango, ngo nibo bantu bambere nabanje gusoma mese y'umuganura, kandi umwana ari uwe. Yanamuha yabimenya ati ni mu biceceke nimubivuge, ngiye kuguha ibishingizwa ndaguye, ariko imbere y'abantu kuri aritara ngo naga ari umwana we. Kubera iki? Urashaka kubyara, kandi umwana araryoha, nta kintu kiryoha nk'abantu nk'umwana. Umwana aranezeza, ariko utinye impeta wambitswe. Urumva ko wambitswe impeta, uravuga uti nambitswe impeta na papa,
nzasubira i Roma kugira ngo bankuremo iyi mpeta, ugatinya umuntu kuruta gutinya Imana. Icyo ni ikibazo. Numva rero icyaba cyiza nuko twabanza gutinya Imana kuruta ibyo. Ubwo ni ukuba mu buzima ukorera Imana ko bw'ububata bw'icyaha. Rero niyo mpamvu ubutumwa mvuga ni ukugira ngo wowe ubwawe urambirwe ibihurimo by'ibinyoma, urambirwe ibintu. Nawe umukristo ushobora no kuba unarimo harimo ibyo utazi, ariko ibyo utazi avaza kugira ngo unaburane, wowe vuga uti ibyo ntazi Imana ubimbabarire, ariko njyewe ndakomeje urugendo. Ibyo nabyo birafasha. Yego. Reka dugane ku musozo. Wenda hari nk'ubutumwa ushobora kuba wagenera abantu bakimeze gutyo, cyangwa n'abiyita abakozi b'Imana bakimeze gutyo, ubundi tukane ku musozo. Murakoze cyane. Ndavuga impande zose. Icya mbere ni uko dukeneye ko Yesu Kristo yinjira mu bugingo bwacu, yinjira muri twe, kandi tukamuhamiriza mu mico ndetse no gukiranuka. Kwese avuze ngo tuzabarebera ku mbuto, ntabwo yavuze ngo tuzabarebera ku mpano. Imbuto ni ikintu gikenerwa mu buzima, yaba pasiteri, yaba bishop, yaba musenyeri, yaba padiri, yaba masera. Dukeneye kuba inzandiko zisomwa na buri muntu wese, ariko ntizibe inzandiko z'imyambaro ngo twambare imihembe igera hariya, ariko imbere hari ukuntu tutameze. Icyaba cyiza ni uko duhinduka, tukemera kuvuga ubutumwa, tukemera kuba Imana ishaka, tukaba icyitegererezo cyo kugira ngo tutabe ibitsitaza kuri bagenzi bacu. Icyo ngicyo nicyo cyane, nibwo butumwa naho abantu badukurikiye. Kandi nawe ushobora kuba uri inyuma ya bamwe muri aba banyamadini, nanjye ndarishumbye ndariyoboye, ariko wikurikira uwo, ahubwo gerageza gushaka kugira ngo wemerwe n'Imana kuruta kwemerwa n'umuntu. Ko umuntu arakwemere ko ashaka guta, ntabwo uzagirwa icyo uri cyo, ntabwo uzagirwa ubutungane n'umuntu, ahubwo nuko uzizera Imana ikaba ari guhindura. Kandi tugomba kuba mu isi, ntabwo turi intungane, ariko tugomba guharanira kugira ngo tubashe kuba ab'umumaro. Murakoze cyane. Yes, rero murakoze. Reka nanjye mbashimire, mvuge ngo mwakoze kubana natwe. Buriya mbizeze ko mutwara zemera kuduha ikiganiro. Birashoboka nabyo, ntabwo ni umukozi w'Imana, nabyo byaba byiza nubwo twakorana ikiganiro nawe, noneho mukamenya n'uburyo n'ubuzima bwa famiye yacu, nabyo ntacyo bitwaye, ko tubanye neza, ntacyo dukorera Imana. Coming soon icyo kiganiro. Njye nari Emmy. Imana ibaho umugisha, n'ukuri ndabakunda cyane. Comment zanyu mugenda mutera ku biganiro dukora, n'ukuri turabibubahira. Turaza kubereka agafoto k'abana. Hari ikibazo? Urakoze cyane, nta kibazo. Kandi nanjye ndabashimiye abari baduteze amatwi ndetse n'amaso mudukurikiye. Nabasaba ngo nanjye mugumye mukurikirane kuri channel yanjye Ijambo ry'Ukuri TV. Aho ngaho muzasanga ubutumwa bwiza mbwiriza n'ubundi buhamya bugiye butandukanye, kandi nzi neza ko tuzabasha kunguka. Nkeneye ko wunguka uva ku rwego ukajya ku rundi, ukagira n'ibyo umenya. Rero Imana ibaha umugisha, kubera ko mwatanze umwanya wanyu mugafata igihe cyo kugira ngo mukurikirane izi channel. Imana ibagirire neza, no mu bundi buzima Imana izabahemba. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.